ufundi urwo rukundo rurushoboye iminsi iyi minsi wise utangira kurwara mu amana yaguhaye ikira uravuga gutyo kuko Pucuri ndamukunda man yeze ntabwo umuntu w'umukunda usare birenze no kumukunda ibaze ko ndi kumubura nyine ngatumutwa none ukumenya ngo polisi yamutwaye man ese ubundi reka mubaze ubundi jya kwemerera urukundo oya tuvuge turabanika tuganire yego uramukunda turabizi ariko se ubundi wamusabye urukundo aravuga ibyo ntabwo ari byo by'aka kanya ikiranga Pucuri aragaruka ryari aragaruka bigenze ngeze nkora kuri polisi ndende majoro ndafana wagiye kwitanga se bakamuzana bakagufunga nitange nyine none se hari ubwo bigeze bavuga ngo baramutwaye ngo nitutaza ari butahe simwe bari gushaka we bamutwaye ngo bamubaze ibyabereye hano mu rugo nta kindi bari bisoreba kuri Pucuri ntumbwire ko ishyano ryaduteranye Jamusi ntumbwire ko agashyano nka kariya kateranye abantu b'abagabo none waba unyemeje waba umbereye imbwa gusa Yesu yapewaye ariko nawe baza umuntu wanika igikombe yagiye kucyanika agaruka ariko banga izuba raribuze ese buriya mu marita bundi nibyo bamuroze cyangwa n'ibyaha byinshi afite nabyo wasanga Yesu ahubwo tureke kumuvuga njye ntago mwanga nanjye ntago mwanga ariko nta nubwo mukunda biri hagati na hagati nuko nyine ijambo ry'Imana rivuga ngo dukunde n'abanzi bacu ariko nanjye mbonye aciye urwaho yandita ariko ndetse nanjye namuritura tukavuga ku bantu bibi sibyo mwanya gutsongera kubavuga rwose nubwo tubavuze none ubwo urukundo rwanjye nawe turabyitwaramo gute reba Angelique afite musheri wowe ubwo ngubwo nyine bajya bakora ibintu bitazajya bitubabaza ntago ngiye nababuza ndabashyigikiye guteye uzahaba njye mukingira ikibazo cyo kumureba ndabigaruye disi narimbigaruye cyangwa yikondera kamanzi yikondera amanzi sawa nta kibazo ndaza kubwira icyo turi buze gukora Pucu bite wowe ndi kubona cyangwa Pucu ni sawa umeze neza none si wageze hano gute my god man ishimwe huya ndahubwo ndatunguye bite kuri hano cyangwa Pucuri nzaniye leta ako ibyo byonyine nyumvira nk'ikintu isuvuga ako yango wishimiye ko njye tutari kuzanye leta yewe ndumiye ko ngusanze hano nese wabuze ko nzaherayo barakurekuye none se byagenze gute ngo bakore none se bigenze gute ako njye numvaga ko mu bintu natekerezaga mvuga kuntu ngwana mvuga to no wenda gukora muri gereza gute ndabigenza gute koko kumbireba ubisubiza nawe mbanza utoroshye urabatorotse ubabeshya iki reka mubwire uko byagenda ariko kose ntaba nabatorotse n'aba natabatorotse sibyo ngiye n'ukuri kwanjye kwatumye mvayo ikindi rwose bino bintu ngiye rwose ndabwira by'abantu baraza bakamfata bakajya kumfuka ukuri wavuze ni ukuri kwanjye ukuri kwawe ni ukuri akuvuga kure wishyira ngiye bino bintu maje no nizere utakoze rero yo kugira ikintu uvuga Pucu ndakwizeye wowe ukabyara ngaho nyumvira ibyo bintu urimo uravuga ariko nimba ntacyo njye naho bigeze njye no humura sibyo humura tuza sibyo umva nkubwire tuza bite byawe byiza
byiza ko ndomeze umuntu urimo kurira urumva ari byiza habaye iki fe ntabwo nsanzwe muzi gutya ndakuzi umukobwa wanjye narakwibyariye sibyo bohoka umbwire what's wrong wabaye iki ninde wakubabaje fe mbwira byagenze biti njye ndashaka kuba ndi njyenyine nta muntu nshaka urashaka kuri wenyine nose fe ntabwo byakunda ko waba wenyine ndahari musaza wawe arahari mama Ange arahari Ange nawe tubana ahangaha mbese ni gute ushaka kuba wenyine abantu bakugize bati mafi mbwira byagenze biti nyine pangiye buriya bohoka ubwira ikibazo ufite sibyo wibabara humura okay wowe ntabwo ubizi ibintu biba biri hari ubu yaba ari na mama ni nawe ntakabaye nibana n'abatakabaye baza ngo bantu bari bajye kumva isi ibintu byamushanyiriza nyamufite koko nawe ugiye ugishimira uri muraza uvuga ngo navuze cyane nazanye abantu sibyo mbabarira ihangane sibyo mbabarira sibyo nanjye ntabwo mba noroye mu mutwe mba nenda gusara bubona mba nenda gusara numva byansije sibyo humura tuza ubwo mubonye Imana ishimwe gize Imana ahubwo ndakubonye ahubwo ntacyo wabaye ntacyo bagukoze ntabwo bagukubise niba umeze neza tuza uzajye nawe uzaje ngaho tuza sibyo wirire ndaje tuvugane sibyo nutambwira ibibazo byawe ndi papa wawe hari undi muntu ufite wo kubibwira wa hafi ngabohoka tuganire numva ikibazo ufite hanyuma mfashe kugikemura sibyo sinshaka kubona muri situation ugomba kwishima ugomba gukora activity zawe nk'ibisanzwe wanyumvishe ngambwira byagenze biti pangiye buriya nyine nibutse umwana wanjye wavuyemo numva mfite agahinda pe mba numva wagira ngo yavuyemo avanamo n'umutima wanjye na roho yanjye byose nyine mba numva ari ikintu kinini cyane nabuze kuva umwana wanjye namubura nese fe n'ibyo birumvikana kandi biteye n'agahinda ariko ibintu udafite ikintu wakoraho buriya niko Imana yabishatse sibyo umwana wari ubonye mu buzima bw'agahinda bari abagabo baguhemukiye ariko ntabwo yagombaga kubigenderamo kuko n'inzirakarengane nta cyaha yigeze akora ntanyumva nawe wenda ko nanjye nifuje ko yaba yaravuye mu mubiri sibyo gusa niko byagenze niko utabigarura ntabwo wamubona sibyo kandi narakuvuje uri muzima sibyo ama exam yose baragukoreye nibitagendaga neza twaguha imiti byarakemutse sibyo izerero ko uri muzima anytime ushobora kongera kugira gutya ukabona umusore ugukunda mu kubaka ukabyara sibyo humura wanyumvishe ibi bintu nibyo koko ntago nakubuza kuba wakibuka amateka yawe n'ibyakubayeho n'urugendo rwawe rw'ubuzima mu gihe tutari turi kumwe even n'igihe twari turi kumwe ariko ntibikaguherane umeze gute cyangwa nini nari ngukumbuye byataye nari mbakumbuye nsimbwira byagenze gute nyine ntabwo bagukubise ntabwo bigize bakoze ibintu byatari nyine ngo mve ngo bayikome cyane abagoma ariko akubaza byo ntabwo byabaye kubarabaza gusa baragukubise byuze aricyo bagutwaye ahubwo se ntabwo bagarutse hano wapi so ntabwo bazagaruka nubwo bambwiye nubwo bandikuye
se bakubajije ibiki nyine mbwira nyine ngenda bambajije ibintu by'amafuti yanyu ntako yaba ariyo yacu yaba ariyo ariko urabivuze ese urabona ngiye ndi umwana nta kintu navuze basi ntacyo kubigarutse ngenda ntuze ko nta kintu nzi tu yego ese ukuntu uri kwigira tuvuge ko wari umuhangayikiye koko birenze no kubitekereza ni ukuri kw'Imana narahangayitse ngira numvaga atanyuze tugarutse numvaga yari nataye umutwe numva nta kintu nshaka kuvuga narakubona uzi ko nashwanye na Olivis mvuga gute umuntu wamujyana kandi rimwe mukuri ibintu niba mbare rimwe batwara uri kwagendera kure nyamara nawe reka ibyo tubireke pfa kubagarutse amahoro sibyo cyambere no kubagarutse kandi ameze neza reka nyeke ko bitazongera gukunda ko mugira gutwara ntawamenya kuko ahantu hose haba ari maso pe nawe niba bakajya bicara ahantu hamwe bajye bakomeza bagende ako picu nyine iki ntacyo urumva igihe cyose gishize udahari hari ibintu byinshi natekereje sibyo nta ntibikaguherane wumve ko aribyo bigiye kugira gute kugusenyera ubuzima wumve ko aribyo bintu bigiye kugira gute bigiye kugutwara nta kindi kuriya iyo uretse amateka mabi nk'ari yasharira yakubayeho akakugiraho ijambo nta kintu na kimwe wakora ni ukuvuga ngo ugomba kuyaganza ukamenya yuko yakubayeho ukanabizirikana ariko ntiwemere ko agira gute aganza amarangamutima yawe no gupfa wapfa no kwiyahura wakiyahura niba ushaka kuba se muri izolama ukumva ushaka kuba wenyine kuri ndi kumva nta muntu nshaka ko anyegera ndumva nta mwire bimeze nko kwiyahura ndi kumva abantu bose baranyanze oya humura turagukunda pe mafi turagukunda sibyo ngatuza turi kumwe hari ikindi kibazo ufite ibyo bintu byihorere sibyo utangira mu activity zawe nk'ibisanzwe utuze turagukunda pe turagukunda nubwo mama wawe yagiye nubwo wanyuze muri ibyo bibazo ariko ndahari musaza wawe arahari sibyo na mama Angelique yaragufashije uzurya twiyabitayeho mu gihe twaduhuye n'ibibazo bimeze kuriya barabakunda sibyo nta kindi kibazo ufite ntacyo ngatuza rero ibi bintu mbabarire bye kuguherana rwose sibyo kandi ifa ko ushaka occupation ukirinda n'ibintu byo kuzajya urwana mu rugo kuko igihe udafite n'ikintu urimo gukora bituma ya mateka agaruka kenshi bigatuma wajya muri aka gahinda gakabije ushobora no kurwara traumatisme mu buryo utazi ukuri aho ngaho ariko tukabona urimo urakora ibintu biterekeranye so oya ntabwo ari byo sibyo va muri ibi bintu ngaho ngwino tujye hanze ikindi narebye nsanga kubonaga byari ibyishimo kuri njyewe nasanze uri umuntu w'ingenzi kuri njye pe ntabwo nakubeshya rero bakimara kugutwara nicujije impamvu ntabivuze imbere hose sibyo bahita badagenda nsonza mbwira nyine basi numfate nabi sibyo numfate nabi cyangwa se ngo unyumve ukundi cyaje musivuga n'ukuri vuga nabi bidene mbona ukuntu njya kuryama mbe namwe mwajyaga musinzira bucura ngo njye nigeze nsinzira ni ukuri njye nabuze nguhangayikiye kuva wava hano kugeza uyu munsi gusa bucura nyine mukuri anko se yarakubangamiye oya nabwize mbangamira none nyine nshaka kubwira ko igihe cyose amaso utarahanga nibwo nabonye kuri w'ingenzi kuri njyewe rero bucura ndagukunda
Oye. Oye. sinzi ukuntu uri bifata ariko ngenda gukunda. Ntazi ubundi bivuze serye. Birenze no kubifata seriye Pichu. Ndi seriye cyane nzo no kubitekereza. Kuko nararebye nsanga n'ubundi kwigumana muri njye nta kintu bizamarira. N'ubundi uragenda nkahangayika waba uri hano mu macabo kureba rero ngenda gukunda. Okay. Oye James Raymond. Yego. Bisubonye kino gihe. Okay. James nyine ntabwo uri umusore mu bipeshyi byo. Akumike mu gihe kitari cyiza. Reka mbitekerezeho basi kuko uyu mwanya ntabwo ari uwakabaye mbwira ibyo ngibyo bitewe n'ibibazo nifitiye n'ibintu mvuyemo nawe ubizi n'ukuntu umeze ntabwo ari gutyo wakabaye mbwira. Ndabizi. Okay, ni byiza ko nkunda rero ariko basi reka nanabitekereze usubiremo. Ase numva nameze neza mu mutwe. Nta kibazo. Umva ahubwo reka njye kuryama. Mfite inzara, mfite ibitotsi, sinzi icyo ndi gukora. Bye. Ese Pichu. Basi se ntabwo uri utwara igihe kirekire. Iki cya biriya se Cyo kubitekerezaho. basi reka banze biri neza nzakubweka. Okay, nari reka mbitekerezeho. Ariko basi ntibitwara igihe kirekire kubera ko Pichu yandisiriye muri ibintu bikubwiye. James nari ndaza kambitekerezeho ndaza kugusubiza. Okay, nzana gusubiza ntabwo ari uyu munsi. Ciao. Ereza telefone yanjye. Ngaho yita. Uramenya se kubisoma nshuti yanjye? Ereza telefone yanjye ugiye sinzira cyane. Nataci ntabwo. Ariko ubu ngubu umuntu w'umucyajya utangiye guca umugabo wawe inyuma aka kanya. Ndabishaje. Ubu se igitangaje ubu uvugishije ukuri uyu ni umuki ni umugabo ni umukobwa Saha a fa ebyiri i wegawe ubwo ugiye kuvuga sha nyine sha ni agasozi hariya hakurya kuri sha ni umusozi uguhamagaye kuri sha nyine igikomero urumva reka nkubwire umugabo ari kumucuma kandi ntabwo ibintu ari byiza ubundi umugore waciye umugabo inyuma azana imivugo mu rugo birakureba se ngaho reba nyine bikureba ibindi ubundi hogereza gake wane hogereza gakeya buriya rero alo ariko shafi ibite byawe wowe ngo ariko ndakubwiye ko njya ngira ikibazo cyo kurwara umutima barakubeshye ngo uzankora iki ariko we ngo uzatuma umusaza wanjye iki reka nkubwire amafaranga yawe impamvu wayampaye yari ukugira ngo ugere kuri musaza wanjye sibyo aho kugira ngo ni ayiwe none se kuki wabanjije kuncaho aho kugira ngo uce kuri musaza wanjye wowe kuki waramutinye nyine waramutinye
kuri mama Rita rero warayobye ngo uzankora iki? Nakubwiye ngo nta bwoba bwawe mfite, sibyo? Amafaranga yawe narayariye, sibyo? Kandi nyine wari ukeneye kugira ngo wenda umufuka wawe cyangwa ikibyawe bigabanyuke, ubundi amafaranga biriho kugira gute? Aradutunga ntabwo tuyatunga, sibyo? Ubwo rero ngewe rwose ntabwo mfite amafaranga yawe, niba narayariye kandi musaza wanjye wimazaga ubusa, turi amaraso amwe, musaza wanjye ni byose kuri ngewe, ni data ni mama, ariko buriya abagome burya ko mutagira na konji. Oya wirakare reka nkubwire, abagome ko mutagira na konji, wabonaga ntakene no guhindura urusuko we, nari nkeneye kujya gukura andi mabiju, musaza wanjye se nta mpamvu yo kugumya kumukonsoma, turumva nari nkeneye gusohoka, urangije ngo nice musaza wanjye, ari waratumye nyine kwa kutarora kure kwawe, wowe uravuze ngo ngende nice musaza wanjye. Wowe umuntu niba naba mfite n'akabazo kameze gati, birashoboka ko umuntu yica mwene nyina bigakunda? Ampurisi wamureze? Ngira ngo ntago bakubwiye amateka yanjye, ngewe nkunda rare, urumva? Kandi iyo nyishyikiriye ndayarya ubundi gahita ngupepera. Vana iterabwoba ryawe aho, sibyo? Ntago ngewe nkangwa n'ibyiruka, wabyumvishe? Amafaranga narayariye, papa Frank ntawe nishe, ubundi kizaba nzanywa umuti. Kandi nushaka kuzana ibibazo watinyaga papa Frank, none ubu ndagiye gute? Twabaye umwe njye na papa Frank, none nzarebe yuko uzadushobora, turi babiri inshuti yanjye. Ubu tugiye muri okay, ikizaba nzanywa umuti, ahubwo se nta yandi wakohereza kugira ngo nishimire ibyishimo wangejejeho rwose? Cyakoze utanga kashi mwana. noneho nzice nde? Undi washimuse umukobwa wanjye, ifeza ryose ryanjye nzaryice naryo, wamaye se naryo 10 miliyo naryo nkarirangiza. Ariko reka nkubwire, gasopo iyi nimero yanjye ntuzongere no kuyikora n'umunsi n'umwe, kuko nuyikora n'umunsi n'umwe mama Rita ndi mapanzi, nzahita nkwemeza noneho urebe ahantu, urebe ko ndi n'urusamagwa, ahubwo rubi cyane umva. Wowe ngewe ndi tayiga mwana, ntuzanzanaka, ahubwo wigumya kumarira iki? Wigumya kumarira umwanya nari ndi kwirebera agafilime. Ndagukupa kandi ngukupe. Bye Shafi. Sawa urakoze cyane. Yego nshuti yanjye. Sawa. Kera bakanga rwose. Reba ngo ngende nice musaza wanjye, baramubeshye. Amarita ahubwo reka ngira akantu nigurira. None se nagushakaga ariko n'ubundi bashaka. Hari amakuru wamenye? Oya, ntabwo ari ibyo. Hari plan ufite? Plan zo ntabwo nazibura, mba ndazihorana. Ikintu nashaka kubwira rero boss, urabona ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Nashaka kubwira ko tugiye kwigendera, tugiye n'uramusore wanjye. Mushaka kujyamo n'iki? Ibintu hano bimaze kuba byinshi, bimaze guhindura isura cyane, biri kugenda byanga. Icyiza rero kugira ngo twirinde ibibazo nuko twakwigendera twebwe. Nibyo dupanga byose tukajya tubipanga, ariko twese tutari kumwanga.
njye ndabona aribyo byaba byiza. ariko musore ko nari nkuziho umuntu w'umugabo umutima ukomeye aba nsigaye mbona ahubwo ugenda uba ikintu cy'ikibwa cyane. Oya njye n'ubundi nta cyahindutse uko wari unzi niko nyiri ariko ibintu bimaze gukabya. Nise uko utekereza urumva iyi game twatangiye ariyo gupfa gusohokamo gutya upfa gusohokamo kwiboneye. Njye sinyisohotsemo njye tuzakomeza dukine diri zose nk'ibisanzwe ariko tutari kumwe. Reka nkubwire nta mpamvu yo gucika intege sibyo reka game twatangiye tuyirangize twikize umwanzi irega ibintu bimaze ataratwivugana sibyo ya birashoboka ko wenda ari byo bino biguca intege ariko wicika intege kuko tumeze nk'abari mu ishyamba hagati gusubira inyuma biragoye no kwavansa imbere n'urundi rugamba. Ikiza rero nta mugabo utinya urugamba. Jerega ntabwo natinye ahubwo nuko mbona aribyo bikwiye. Nawe urabona ukuntu ibintu bimeze ngaho Pucuri baramujyanye baramugaruye ngaho inde biragenze bite biragarutse bikigaragara ahantu hamaze kumenyekana rwose. Niba abapolisi bahaza bisanzura hano mu rugo uko bashatse amahirwe tugira nuko baza bagasanga tudahari. Rero icyiza ngiye mbona ikintu cyiza cyatugira umumaro nuko ahantu twava. Erega nawe ukwiye kuhava ahantu dukwiye kuhava diro dukora tukazipangira. Ndimo ndapanga kuva hano sibyo ariko mu gihe ntaragenda nanone ntabwo ugomba gucika intege. Shuri uko wagenda muzi igihe uzi uko uri mba kumukontororamo kandi nawe nimbona niwe umuntu ushaka kutuzanira ibibazo nawe mfite uburyo ki ngomba kubiganiraho nawe icyo gukora ndakize kuri we. So ihangane wicika intege katangiza iyi game. Ikintu nashaka kubwira ntaribagirwa uya mugingo w'umudamu yandiriye amafaranga namukore nta kigera yandiriye amafaranga n'amafaranga yanjye tuvuga ibyo igomba gukora ntiyabikoze ahubwo amafaranga yanjye arayariye. Azi ngo buriya yaragukinye azi ngo ariko njye narabikubwiye sinzi impamvu yizera abagore bazajya babigukwa ukunda kwizera abagore njye byaranyobeye kuki wizera abagore cyane na abagore nta diri barimo. Uribuka ibyo nakubwiye duhagaze hariya narakubwiye ngo naramuka akinishije icyo kintu gito uzahita umurira filo murangiza ahubwo ikintu gihari reka dupange uburyo ugomba kumurangiza. Reka twaratinze ubundi yakaba yaragiye uriya twaramusoje ntawe ujya urya ibyanjye ngo agende gutyo. Mbabarira umva mubwire sibyo ugomba kumbera mu kazi ndakwinginze kurikirana iby'akazi kanjye kataza gupfa. Ndabizi muri iyi minsi ntabwo ndi kuboneka ndi busy ariko ntabwo bivuze ko niba ntahari na business igomba gupfa. Niyo mpamvu uri aho ngaho uri kugomba byose kubikurikirana sibyo. Ngiye nimuguka mfite ibintu ndimo none by'akazi ngomba kuza tukavugana nkareba ukamira raporo neza. Mbabarira Imana kabisa ntukashyushye umutwe kabisa ushaka nkuri iki. Sawa ndaje ndabikora. We bite kumagaze imbere abikore bosi niriwe ariko we ntabwo nakuje kugeza kumagara imbere bari kuri telefone. Hari irega buriya yaje kuguhagarira iruhande mu buryo butunguranye ujye ugira n'amatsiko. Ubunzaniye amagambo n'amakuru ye buriya mbona narapfubye mu munyamakuru ko buriya hari ibintu ndimo ndabona hano mu rugo buriya bosi ndabakunda mbagenda ndeba nkavuga ni abantu bosi yagira icyizere bifata gute ariko hari umwe muri bari abahungu baje hano yacudikanye na ka gakobwa wa mukobwa mfitiye umupfana Pucuri. What? Arimo guteretana rwose ibintu byakomeye n'ejo bundi Karabu ibintu uri kuvuga ubihagazeho are you serious ibintu uri kuvuga? Ndi seriye cyane ntabwo nazo kukubwira ibintu nazi. Agana natagira umuntu kumva vuga gake mbwira utuje. No buretse mbwira utuje ngo bimeze bite. Ni ukuvuga ngo Pucuri arimo arakundana na wa musore witwa James.